niba ubona 0 views cyangwa se ukabona 410 na izo nta views zirimo, igihe usabwa shoot zigera muri miliyoni 3, usabwa kwa uploadinga miliyoni 3 za views kugira ngo uzabone monetization ya YouTube. Rero niba byakunda igihe ufite 0, ngiye ukwereka ukuntu ushobora kwa uploadinga ukagira izo miliyoni 3 vuba. Iya mbere turaza gusangamo ukuntu ushobora kwa uploadinga cyangwa se ni ushobora kwa uploadingira cyangwa se nize hashtag ushobora gukoresha, cyangwa ni gute nakwandika description, cyangwa ni gute na taginga ama section kadutangire. Turaza gusanga ahantu ushobora kwa uploadingira. Nicyo kintu cya mbere turi gukoresha ni kuri YouTube isanzwe Chrome cyangwa se YouTube Studio. Nujya ukoresha kuri Google Chrome ntago bizaba bigikunze, uzasanga hariho ibintu byinshi bitagaragara, bivuze ngo Google Chrome ntago tuzayikoresha. Duhite dufata YouTube isanzwe cyangwa dufate na YouTube Studios ni ushobora gukoresha. Nituza gukoresha YouTube isanzwe tuzaza dusanga naho ari ikosa rikomeye cyane, ntuzabikoresha. Wowe ikintu uzakora uzabanza uze kuri Google Play Store yawe, uzabanza ukoresha Google Play Store yawe wa updating izi application YouTube hamwe na YouTube Studio igihe update ihari. Utegereze update, numara gusoza update uzaza kuri YouTube ukande add, ujye kuri short bisanzwe, ujye hari uploadingira ukande kuri short yawe bisanzwe. Nurangiza ukore next urindire processing. Nurangiza anga uhita habona settings nyinshi hano ku ruhande, ariko ntago arizo turi bukoresha. Turakoresha hano kuri add sound. Turaza turebe indirimbo iri gutrending. Indirimbo ya mbere niyo iba ari nziza gukanda. Uhita ukanda mu nguni ugabanye volume y'iyo ndirimbo wongere iya video yawe. Nubishaka nayo uzayikuramo yose ntabidanje. Nurangiza ukore done, ukore next. Numara gukora next angaha ikintu kiba gikurikiweho uhita uza kureba thumbnail. Thumbnail rero ukuntu ikorwa kambanze ngo ukuntu ushobora gukora thumbnail. Thumbnail ya short ni ikurura abantu. Nabona nk'izi thumbnail zose nizo zikurura abantu kugira ngo video zawe zigirute zibone views nyinshi. Nurangiza nago wakora video itagira noza thumbnail nzima, kandi abantu benshi nago muzi ukuntu mukora thumbnail ya short. Ikintu ukora ufata application yawe editingiramo ukaza ukadingaho short yawe, warangiza ukeditingaho ukoresheje ugashyiramo kari agafoto ukagahereza amasegonda makeya, uyiselectinga inyuma iza muri video ikaza kuri thumbnail. Aho ngaho iyo usoje gukora thumbnail kuri short yawe anga ugiye kwandika cyangwa se ugiye gukora ikintu bise add description. Rero nkuko nabibabwiye description ni ituma abantu bareba nuza yawe. Ugomba gushyiraho strong keywords nyinshi. Hano uraza wenda niba tugiye kuvuga nko kuri iPhone 16 uraza wandike iPhone 16 hidden feature. Nurangiza nuza gusearchinga iPhone 16 hidden feature no kugira ngo bazahite bazanamo video yacu, kugira ngo dukore ikintu bise SEO cyangwa se search engine optimization. Anga ugomba gufata first 2 keywords, ugomba gufata amagambo abiri akurura abantu cyangwa se yatuma ugaragara mu bimbere. Warangiza akaba ari byo ukoresha, cyangwa ukaza ukandikamo iPhone 16 hidden feature, ibyo biba bibaye. Warangiza ukaza kuri hashtag. Hashtag rero hano wirinda gukoresha hashtag nyinshi, ukoresha hashtag imwe ya short kugira ngo YouTube itaza kubifata nkaho ari spam. Okay, YouTube itifata nka spam ukoresha hashtag nyinshi. Warangiza ukaza hano ukaza ugakanda kuri public ukayigira unlisted. Short yawe ukabanza ukayigira unlisted. Warangiza ugakora upload. Anga uhita wibaza ngo ko nyigize unlisted turi buze kugira ute kuyigaragaza cyane gute, cyangwa se turi buze gutuma algorithm yigaragaza neza. Anga ugiye kwandika description. Description rero ngiye ukwereka ahantu ikora ko niho ukura ikintu bita SEO search engine optimization. Uraza hano ugasearchinga iPhone 16 byonyine, uhita ubona video bazanye imbere ziba zifite search engine optimization nyine nizo ziza imbere. Warangiza ukaza hano muri YouTube Studio yindi wasoje kwa updating ugakanda kuri edit bisanzwe. Warangiza ukaza kuri description. Anga ikintu ukora uraza ugashyiramo summary nziza igaragaza video yawe neza, ugashyiramo summary nziza nanone irimo keyword ishobora kugaragaza video zawe neza. Warangiza ugashyiramo keyword nk'eshanu cyangwa esheshatu. Hano ikintu ukora utayifashisha nuza application ya Vidiki ya Vidiki nayo nzayibakorera video niba mutayizi. Ushyiremo nuza yawe, ushyiremo video yawe
ikintu ivuga izahita iguhereza nuza description cyangwa se keyword nziza zijyanye na iPhone 16, nurangiza ushyireho hashtag enye cyangwa eshanu zonyine kugira bitaba byinshi bikaba spam. Warangiza ugashyiraho hashtag ziringaniye zirimo iPhone 16, ukibuka gushyiramo izina rya YouTube channel yawe. Ahangaha iyo ubisoje uhita ugataginga, ugashyiramo tag ukandikaho iPhone 16 nyine za keyword VDIK yaguhaye. Hano uzipestingamo nk'eshanu cyangwa se esheshatu. Warangiza hano iyo umaze kuzipestingamo uhita usubira inyuma, warangiza ukaza ugakanda kuri category ukareba category video yawe irimo. Warangiza gukanda kuri category video yawe irimo, ahangaha ikintu kiba gisigaje gukora no kugira ngo abantu bayibone bagire ute bayiliking. Hano uhita ukora aka kantu uragafunga kugira ngo abantu batazabona abantu balikinze video zawe, kuko urabizi yari benshi cyane cyangwa se yari bakeya balikinze video yawe ntago abantu benshi bayiliking. Akiyo batababona barayiliking uko batekereza ko ari benshi bayilikinze. Warangiza tuza ugakanda kuri public ugakora save. Ikibazo cyanyu ni gute cyase ni kigiye cyiza cyo kwa uploading? Okay, nabwo ngiye kubikubwira. Sasaba nicyo gihe cyiza cyo kwa uploading kuko nibwo buri muntu wese abatuje. Abantu ba uploading shoot ubugomba kwa uploading sasaba, no Friday na Sunday ubugomba kwa uploading ku kigoroba cyase mu gitondo, kuko abantu baba bari bwirirwe mu rugo video zawe bakazireba. Warangiza niba hari ikindi kibazo ufite ukambwira muri comment nkazawukora indi video. Bye, ndabakunda, ciao, tubonane mu zindi video ya Frank.